Faha amahoro ni Jabon ndingarutse kubaganirira. Uyu munsi turaganira ku ijambo bita ibanga. Ndagira ngo hari nta muntu umwe utagira ibanga, ariko Imana ifite ibanga ryayo. Ariko mbere yuko tuganira kuri iryo jambo ibanga, nagira ngo ureke ku kiganiro nabagejeje mu cyumweru gishize, ikiganiro cyitwa ngo u Rwanda si igihugu ni igitekerezo, ijambo ryavuzwe n'umukurambere. Ariko mu by'ukuri hari amagambo amwe namwe nagira ngo ngarukeho, kandi ngarukeho nge nta mwanzuro natanze ku byo ngiye ubwanjye nemera. Cyakora uyu munsi nagira ngo mbere yuko nkomeza ikiganiro ibanga, nagira ngo ngicyo simpamya ko, nubwo nta mpaka nshaka gutera, ariko ku giti cyanjye ntabwo nk'umunyarwanda ntabwo mpamya ko ijambo Rwanda ryaba rikomoka ku nshinga Kwanda, ahubwo Kwanda nibyo byaba bituruka ku ijambo Rwanda. Igisigaye rero ni ukureba aho ijambo Rwanda ryaba ryarakomotse. Kuri jyewe ijambo Rwanda rifitanye isano na land, ijambo ry'icyongereza. Niba ari land ikomoka ku ijambo Rwanda, niba ari Rwanda ikomoka ku ijambo land. Ariko jyewe nuko mbibona, kuba land bivuga ubutaka cyangwa igihugu, n'u Rwanda kandi rukaba ari igihugu, ubwo ngubwo iki kintu umuntu yakita mu Gifaransa mbese bihuje izina, bihuje isano. Mu Gifaransa babyita dénominateur commun, ni ukuba byombi ari igihugu. Kwaguka rero ngewe mbyita ko ahubwo land kwa kundi twayibonye, nibira ko nk'uko mu Kinyarwanda inyuguti L cyangwa L na R cyangwa R cyangwa R mu Kinyarwanda, izo L na R mu Kinyarwanda tubivuga kimwe, tuvuga R. Ndagira ngo uretse mu magambo amwe namwe gusa abazungu batubwiye ngo habiremewe nka ririma n'abazungu badutegetse ngo biremewe ngo hamwe mujye mwandika L ahandi mwandike R, ariko twebwe abanyarwanda dukoresha niba ari R niba ari R, umunyarwanda bivuga uko abyumva. So land na rand ngiye niko bivuga, kuko turamutse kuko nize nagize amahirwe yo kwiga Ikinyarwanda, inteko z'amazina cyangwa se ukuntu amazina aremwa ahimbwa, kwita izina. Ni ukuvuga ngo iyo ijambo Rwanda riba riturutse ku nshinga Kwanda, ntabwo twazabona aho tuvana iriya nyuguti R irimo izavuga Rwanda, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo kereka birashoboka ko kera igihugu kitarabaho, ni ukuvuga u Rwanda rutarabaho nk'uko babivuga, hari igihe urugo rumwe rwashoboraga kwaguka kubera kubyara, akabyara abana bagakwira umusozi, abana bagakwira imisozi, abana noneho bakagenda icyo gihe wenda umuntu yavuga ngo urugo rwagutse. Icyo gihe niho umuntu yasobanura R niba ari urugo. Hari n'irindi jambo bitaga urugerero. Abazi Ikinyarwanda urugerero bazi icyo ari cyo, nta mwanya wo kubisobanura ngira ngo kiretse tukoze ikindi kiganiro. Ariko urugerero ni ahantu umuntu yabaga afite ibikorwa bye bakabita ngo ni urugerero. Urugerero narwo rwagutse, umuntu yashobora kuvuga ngo rwagutse, urugerero rwagutse ni Rwanda, Rwanze, ni ukuvuga ni ibintu kugira ngo uzabisobanure keretse uri umuntu wumva ko ubifitemo ubushake bwo gushaka gusobanukirwa neza. Naho u Rwanda ntabwo byaba bikomoka ku nshinga Kwanda.
nkurikije amategeko y'ikinyarwanda. Mumbabarire si impaka, ni ibitekerezo. Kuba rero u Rwanda ari igihugu na land ari igihugu numva bifitanye isano ryinshi, kandi no kuba u Rwanda ari igitekerezo ni ukuvuga ngo ruri hose, dukurikije ijambo umwami yatubwiye, ni ukuvuga land, ubutaka buri hose. Ni ibintu bigiye bifitanye isano, ariko kwanda ngere nsanga ko ijambo Rwanda ryaba rituruka ku nshinga, ahubwo kuranda. Icyo gihe nabwo umuntu yazakwibazaho iriya nyuguti ya wa cyangwa w bikomoka, ariko kuvuga nabi, gushyoma bishobora gutuma umuntu ayongeramo Rwanda. Umuntu ashobora kuyongera iyo umuntu yayisobanura, ariko r iriya ra iri mu Rwanda, niba bituruka ku nshinga ya kwanda, kugira ngo uzasobanure ahantu yakomotse biragoye. Ni ukuvuga ngo kuri yewe umukurambere yaravuze ati igihugu si ubutaka, ni igitekerezo. Cyangwa se igihugu si igihugu, ni igitekerezo. Ni ukuvuga ngo land is not a land, is a mind. Hari icyakora mbigarutseho nanone, ntabwo ari ihame. Ubwo abashakashatsi rero nababwira iki? Imana ibajya imbere kandi bayobora. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ijambo rikomeye cyane naryo, ibanga. Nk'uko twabivuze, nta muntu utagira ibanga, uretse ko ntazi n'impamvu umuntu yarakwiriye kugira ibanga. Uretse ko ubu ngubu cyakora ngira ngo nta mabanga akiriho cyane kubera internet n'ibindi byose. Menya nta banga, ngo urugo rurirwamo ntiruvugirwamo. Icyo gitumye n'utwo tubanga nyine twagiye duhishwa, ubu ngubu tugenda duhishuka, kubera ko abantu basigaye bameze nk'ahari ni connected nyine. Abantu bari connected ubu ngubu, nta kintu wabeshya. Ibanga buriya hari amagambo abazungu bagenda bavuga ariko adakomoka iwabo. Hari laptop nigeze gutunga, yari ifite porogaramu ubuntu. Cyakora aho narakurikiye baravuga ngo bikomoka muri Afurika y'Epfo, ngo iryo jambo rikomoka muri Afurika y'Epfo, ariko ryavuga ari muri Afurika y'Epfo. Ntabwo nasobanukiwe neza, umenya nzongera nkareba. Ariko ubuntu ni porogaramu y'abazungu. Abazungu rero buriya nagira ngo mbere yo gukomeza ikiganiro, nta ibintu bahimba nta n'ibyo bigeze bahimba. Ari indimi zose zavuye iwacu muri Afurika. Byose imibare, ibiki byose bikomoka muri Afurika. Nicyo gitumye ngewe n'amatsiko ngiye nyafite ku magambo amwe n'amwe abazungu bakoresha bacuruza, bakayaducuruzamo. Izo porogaramu ubuntu barazihahishije cyane. Hari n'ibindi rero. Ibanga niba hari ibanga rikomeye cyane ku isi yasi nababwiye nini cyane, isi irimo isi yacu izimo za galaxies, isi bita universe. Ubutaka, ikirere, amazi, ibintu byose birimo. Niba hari ibanga rikomeye, n'ukuntu iyo si iriho,
uretse abemera imana bemera ko ari imana yabiremye ariko nabo bagapfa kwemera gusa batavuga bati imana yaremye muri ubu buryo bimeze gutya na gutya, n'ibanga mbese rikomeye cyane. Abazungu rero bo bafite amayeri menshi cyane, uko bita ibintu amazina, bari amazina noneho akaba ukuri kandi atari ukuri, ariko kubera bafite ingufu n'amafaranga yo gushyiramo bikazaba ukuri, abana bakabyiga mu ishuri tugatangira no kubitekereza bikajya muri cya kintu n'isi igitekerezo. Buriya nabyo mba nabigarutseho muri cya kiganiro cy'icyumweru gishize. Mind, igitekerezo ni nk'ikintu conscience y'abantu batuye isi bose, akantu kamwe kagera kakajya mu bitekerezo by'abantu bose, mu mutwe w'abantu bose. Abazungu ni abahanga cyane, bazi ikintu bita monetization, ibintu byose babibonamo ifaranga. Abazungu ubukungu bwabo bafite mind muri make. Ni atari ubwo rero nagira ngo twiganire ni ukuvuga ngo abazungu simvuga ngo duhangane nabo, ariko dushobora kuzabaryoza ibintu byinshi cyane. Buri munsi twabonye umugabo wo kutuvuganira, ndavuga nk'umunyafurika. Navugaga ngo niba hari ibanga rikomeye cyane ni ukuntu ibintu byose byabayeho, biriho n'ibizabaho n'ibiti byose. Bamwe bavuga ngo hariho nk'aba extraterrestres. Abo extraterrestres nabo baba muri yasi nini nakubwiye, iyo migabane yose za Mars za byose numva ngo hari abantu ngo abanyamerika ngo bajya gushakisha ngo mukire byose ni muri yasi nakubwiye. Abazungu rero bagize gutya ntatinze mu kiganiro baravuga bati ukuntu ibintu byaje, habayeho Big Bang. Baravuga ngo ni Big Bang, tukabyiga mu ishuri, tukabisoma mu bitabo, mu byo bita bande dessinée, tukabireba mu mateleviziyo, tukareba ama emisiyo ahenze ibifaranga byinshi cyane, ngo ni Big Bang. Kubera iki? Kubera ko ari ibanga gusa byabananiye kuripfundura, noneho barahimba ikindi kijambo ngo ni bang, Big Bang, barakubita hari. Ubu tuzi ko ijambo bang kugira ngo habeho urusaku bang, ugomba kuba wakubise ikintu ku kindi. Ugomba gukubita ikintu ku kindi kugira ngo iyo bang ibeho. Nka pum. Ariko ukurikije uko bavuga ngo singiye kubanyomoza kuko bandusha ubwenge barize, ariko baranatubeshya n'amaso menya batubeshya cyane. Ariko rero yewe ikintangaza nuko amagambo bavuga arizo za Big Bang, arizo za mind, arizo za byose usanga bihuye n'amagambo dufite iwacu dukoresha n'abo bazungu bataraza. Ese none haba hari umuvandimwe udukomokamo waba waragiye yabashyira ayo magambo yacu, barangiza bakayaducuruza, ibanga rikabibanga, bakaducuruza ijambo ngo ibanga, bakariducuruza kandi ari ijambo ryakomotse. Birashoboka kubera ko abanyarwanda baratembereye cyane, cyangwa se n'abazungu baje nanga inshuro nyinshi cyane, hari ibintu byinshi byagiye baho. Ikibazo ni ukuvuga ngo mbese amagambo nayo yagiye yaduka mu uwuhe mwaka, mbese yagiye yaduka akomotse, akaba ubushakashatsi kubera ko ubu dufite isi imwe, turabyemera ko turi mu isi imwe, noneho turanabyemera ko twebwe n'abanyarwanda ahubwo noneho turi ku isi yose. Niba rero aho hantu hose ari iwacu, ariko hakaba hari ibintu baduhisha, abaho baduhisha kandi ari iwacu, natwe tugomba kumenya ibyo ayo mabanga yaho, tugomba kuyamenya kuko twasanga ari n'ibanga ryacu, tukabaryoza twabwira tuti mwacuruje ijambo ryacu
imyaka magana n'amagana imuduhereho. Bon. Ngewe rero kubera ko nkunda gutembera mu Rwanda, naho nicaye ahangaha mu Busuwisi, ubu ngubu ugiye hano nahita ahubwo aho kuvugira ngo habe Switzerland haba Swiss Rwanda. Swiss Rwanda kubera ko land bivuga Rwanda. Swiss Rwanda, Scott Rwanda. Namutazi guseka birareba. Ndabakunda. Big Giruti Bang. Ngiye gutembera mu karere kamwe mu Rwanda. Ibyo ndi buhavana, ibyo ndi bubabwire muraseka mujye hasi. Sinegura imvugo z'abantu, kuko nanjye bashobora kunegura imvugo yanjye. Ndavuga ibiriho. Buriya hari uturere two mu Rwanda tugiye dufite imvugo zihariye, nko mu Bugoyi, mu Rukiga, ndetse hari n'akandi karere nko mu Butama hariya muri za Kibungo, hari n'ahandi hariya ushaka kwambuka hariya kwa hahoze ari kwa Nyirabiyoro, hakurya aho gatoya, hakurya y'Akagera bafite ukuntu, cyangwa n'imbere y'Akagera hariya ahagana za Cyarubare, usanga abantu bafite ukundi kuntu bivugira. Mu Rwanda habayeho hariho na abavandimwe bakunze, dore ko u Rwanda rurimo ngo Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi, nubwo njye nabyemera cyane, ariko hari abo bitaga Abatwa, nabo bari bafite ukundi kuntu bivugira. Ndagira ngo ntawe nikoma, ni amateka y'u Rwanda, ni amagambo akoreshwa mu Rwanda. Nigeze kujya mu Ruhengeri mu misa, hashize igihe, ariko ndagira ngo byarahindutse. Twari dufite ibitabo, abantu bari mu misa bafite ibitabo byanditsemo indirimbo, ariko wajya kumva ngo haga amasho gacu twagahanje Imana, ariko ha nta yari irimo, na ga nta yari irimo. Ni ukuvuga ngo amaso yacu twayahanze Imana, ariko yajya kuririmba wakiririmbira ngo haga amasho gacu, kandi bikinjira muri ntuze mu njyana neza neza. Naravuze nti ngewe maze kuba umuririmbyi, ako kantu kampamyemo, ndavuga nti bariya abantu ni abahanga, Abanyarwanda ni abahanga cyane. Amaso yacu haga amasho gacu, bikinjiramo neza cyane, aho ukumva ni nabyo bivugitse neza cyane. Si ibyo bije gute kandi bihuriye he n'ibanga ngiri? Bwira umuntu nka Kamanda mu ngabo, ku rugamba, bwira ati wowe byari indebere birimo kuberayo, turebe n'ukuntu twazatsinda rero yavuga ibintu byose. Se ngiye cyangwa kuba navuka nasanze umuntu ari mu rugamba, kuba umuntu byonyine ari urugamba. Ibindi no kuvuga n'iby'abasirikare, ni uko twiganirira nyine. Noneho rero wa muntu hayi Kamanda ufite uruvi runini cyane, wariye cyane, bamara kumuha ripoti, bamara kumubwira bati ibintu bibi, none abwira uwo muntu ati bigira ibanga, ntubivuge, ntuzagira umuntu numubibwira uzahora ari ibanga. Azamubwira ngo iki, gerageza kubivuga. Azamubwira ati biga ibanga,
ka ibanga, big ibanga, big ibanga, big ibanga, big ibanga. Ubwo se ko numvise ngo hari abanyarwanda bakora muri naza bakozeyo, agiye se yagerayo bakabona ibintu bakavumira akavuga ibi bintu birakomeye cyane, ngiye kubigira ibanga. Ni ibanga rikomeye, ni ibanga rinini cyane, big bang, bakabyita gutyo. Ni ukwivugira, ariko nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe wavumbuye ikintu atabanje kugira icyo bita amatsiko. Niba hari ufite amatsiko azakurikirane, wasanga bikomoka iwacu, ukabajyana mu nkiko bakaduha amadolari.